ni inkuru mbi ndetse ni inkuru ibabaje kuri KNC ndetse n'umuryango we uretse n'abo ngabo. Ni inkuru mbi ku bakunda ibiganiro bya televiziyo na radio 1 ndetse abakunda ikiganiro cya Rirarashe, ndetse ni inkuru navuga ko ishobora gutuma KNC atabwa muri yombi bitewe n'amagambo yavuze, kandi amagambo navuga ko ari amagambo yakomeje kugenda yinjira mu mitwe yabo yabwiraga. Murabizi ko iki kiganiro ari ikiganiro gikomeye cyane aho agikorana na Mutabaruka. Rero ubwo bari mu kiganiro bavuze amagambo yaje gutuma ababwirwaga cyangwa se abarimo Muyango, abarimo Uwera Judy ndetse n'abandi bakira ubutumwa nabi ndetse bikanabarakaza cyane, bitewe n'uburyo rero iyi nkuru ikomeje kugenda ikura, ikomeje kugenda isakazwa ku mbuga nkoranyambaga. Byatangiye kugaragara ko bivuge oya ndabaza n'uriya mbivuge cyangwa mbere ibyo ngiye kuvuga mbivuge, nzi ko hari bibiri bubabaza. Ubundi hosting ni uburayi. KNC ari mu bibazo bikomeye cyane, kandi nawe mbere yuko atangaza iyi nkuru mbi cyangwa se iyi nkuru igiye kuba yamugeza mu nkiko cyangwa se yamukoraho, mu gihe ibintu byabikomeje gufata intera nk'uko bikomeje kugenda bizamuka, abantu benshi bashaka kugenda babivugaho. Ni ibintu navuga ko KNC ataza gukira cyangwa se bitaza kurangira neza, bitewe ahanini nuko abantu yavuzeho ari abantu banini, ndetse nk'umuntu witwa Muyango we ni umuntu wari umaze iminsi anyura mu bihe bikomeye, ku buryo kwihangana gushobora kuba ari gukeya kuri iyi nkuru yamukozweho. Ushobora kwibaza rero ngo byagenze bite, ese iyi nkuru yo iteye ite, ese ubundi byatangiye bite cyangwa se byagenze bite? Amatsiko ni menshi. Ubundi wowe ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro tugutegurira byose, hanyuma ngusobanurire ngo ibintu bihagaze bite. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo Mutabaruka na KNC nyine bakoze ikiganiro bisanzwe muri Rirarashe, bavuga ku nkuru y'umusore uherutse kwitaba Imana. Ngira ngo murabyibuka ibyabereye hariya kuri Green Lounge. No kuvuga ngo ku bantu batahazi, ni akabari kari mu mujyi wa Kigali ariko gakomeye cyane, kajyamo abakire, abakungu, abakobwa b'ibizungerezi n'abasore nyine bafite amafaranga yabo. Ni akabari kamwe muri twiza. Rero ni naho habera ibikorwa byo guhostinga, bagatumira abantu batandukanye, hakaza abakire bakashimishwa n'abakobwa batandukanye. Ibyo ngibyo rero ntago kuba iyo Green Lounge hari no kuba haritabye Imana umuntu. Ngira ngo murabyibuka ko hari umusore ejo bundi bahiciye, ndetse bikaza kuba ibintu birebire aho ngaho kuri Green Lounge. Rero urakibaza ngo haraza guhurira he n'iyi nkuru ya Muyango na KNC? Biraza guhurira hehe no kuba KNC ashobora kuba agiye gutabwa muri yombi? No kuvuga ngo aho ngaho kuri Green Lounge niho twavuga ko hari icyicaro cyangwa se ariho uwitwa Muyango akorera ibitaramo. Ibyo sinzi niba nabyita ibitaramo, akorera ibyo bintu byo guhostinga cyangwa se yo kuba yashyushya abantu cyangwa se kuba yakora uko ashoboye kose kugira ngo haze abakire ndetse baze kugura ibintu byinshi, baze gutuma aho ngaho hacuruza. Niho rero uyu Muyango akorera. Ubwo rero KNC ubwo yarimo avuga kuri iyo nkuru y'uwo musore witabye Imana, ngira ngo ni inkuru ibabaje cyane, mwaranayibonye. Nibwo yaje gukomoza ku bahosta. Ubwo Mutabaruka amubaza ati ese ubundi abahosta ni bantu ki, bakora iki? Ubwo KNC niko kuvuga ati se ibi bintu nza kubisobanura cyangwa nbyihorere? Birangira nyine afashe umwanzuro wo kubivuga. Aravuga ati ubundi abahosta cyangwa se abantu bahostinga cyane cyane abagore ni indaya cyangwa se ni umwuga w'uburaya. Nubwo ibyo mvuze bishobora kunkoraho, nubwo abo mvuze bahise bumvikana, navuga ko Muyango niwe mu hosta wa mbere hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, niwe mugore cyangwa se umukobwa wa mbere uhostinga, kubera ko bivuga ko ashobora gukorera amafaranga arenga miliyoni imwe ku ijoro rimwe ya hostinze.
urumva n'amafaranga menshi cyane bishobora gutuma nyine akomeza gutera imbere ndetse akomeza kugaragara nk'umukobwa udasanzwe, kabone nubwo yabyaranye na Kimenyi, kabone nubwo afite umwana. Ngira ngo niba mubibona ko uyu mugore ntago ajya ahinduka, ntago ajya asaza, abafite amafaranga menshi kandi abayeho neza, byose abikesha uyu mwuga. Rero KNC gukora amakosa akomeye akita uyu mugore indaya bitewe n'agahinda yari afite. Ngira ngo murabyibuka ko uyu nguyu Muyango yagize ibibazo by'urushako kuva mu mwaka ushize, byabaye birebire cyane, byamusigiye trauma. Rero kubona indi nkundura igaruka imuvugaho ari we wabaye inkuru n'ubundi, noneho avugwa ku kintu kimwe cyo kuba adashobotse, cyo kuba ari indaya, ni ibintu navuga ko adashobora kwihanganira habe na gato, ndetse ntabwo dushobora no kumurenganya kubera ko ni ibintu byumvikana. Ariko abandi bantu bakavuga bati nubwo KNC yavuze kabaho guhostinga ari uburaya, ariko ntago yigeze amentioninga izina rya Muyango, ntago yigeze avuga ko Muyango ari we usambana, ari we muntu nyine w'indaya. Ariko bitewe n'uburyo ubona kwita Muyango ari we navuga ko ari umuhost wa mbere muri iki gihugu, abantu benshi bahita bumva Muyango, bahita bumva ko ari we ashatse kuvuga muri iki gihe. Kugira ngo uvuge umuntu ntago bisaba ngo uze umudarape, uvuge amazina ye, uvuge ibiki byose, guhuza ibintu n'akazi akora byonyine bihagije kugira ngo uwo muntu abe yakwita yumvikana muri rubanda. Ariko bidakuyeho ko nyine ibi bintu bishobora kurangira nabi. Buriya inkuru zigira ukuntu zigenda. Iyi nkuru ije mu gihe navuga ko nta bintu byinshi byari bihari byo kuvuga, abantu bose baratuje, bya Bruce Melody na The Ben bivuyemo. Ni inkuru rero ntekereza ko igiye kuba inkuru nini cyane, ndetse ababivuze bakaza kubiryozwa. Ngira ngo KNC abantu benshi bamuziho ubuhanga buhanitse, bamuziho kuba ari umunyamakuru w'umunyamwuga, ariko ntago umuntu ajyabura igihe ngacikwe akora amakosa akomeye cyane. Nibyo rero navuga ko byamubayeho, kandi ni ibintu bishobora kuba biramugeza kure cyane, kubera ko Muyango ngira ngo niba mwarabyumvise yavuze ko ubu ngubu ibintu byo kuba umwana mwiza hano kuri iyi mihanda atari ibintu asigaye nyine ashyira imbere cyane, ahubwo uba ugomba nyine kuba umuntu uri serious kugira ngo abantu batakumenyera biza guhita binahura. Pastor, urabizi ko mukunda? Ndabizi ko mwumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko, bishakira amafaranga. Iby'abagabo narabibonye, narakunze, ndakunda, ariko byangejeje yo nari mpfuye. Ariko ni ukubona umuntu agenda sha, ni ukuri nari mpfuye, ni ukuri. Reka mubwire umuntu Muyango w'umusazi, bakabona umugabo witonda. Muyango yananiye umugabo, yakoze ibi, akosha. Uwababwira, uwabereka agahinda, uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga.